Yezu Kristo nakuzwe iteka ryose bavandimwe nkunda ndabaramukije ndabayambiriye mbifurije amahoro y'Imana ndetse n'ibyishimo bisendereye. Nivonero muri kuganira muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Mbahaye ikaze rero nshuti zanjye muri iki kiganiro tumenye tuzirikane Mutagatifu Kizito Mihigo, cya kiganiro duhuguranamo ku bijyanye n'amasomo dushobora gukura mu nyigisho yadusigiye, mu butumwa yadusigiye, ubutumwa benshi tudashidikanya ko yari yarabuhawe n'Imana, kuko ni ubutumwa dukuramo inyigisho nyinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima bwacu, cyane cyane ubuzima bwacu bwa gikristo, kuko twabonye yuko mutagatifu wacu nyine ubwabyo kuba twumva ko ari umutagatifu ni ikintu kiganisha ku bukristo cyane ariko twebwe twemera yuko buriya yabaye n'umukristo kurusha ibindi byose yaba yarabaye, byo kurusha uko yaba yarabaye umuhanzi w'icyamamare, kurusha uko yaba yarabaye umusitari nyine, mbese ibyo yabaye byose, intwari, mbese uko dushaka amazina dushaka kubiha byose, mbere na mbere yari umukristo. Twabonye yuko na cya gihe yageze mu bihe byatumaga ubwo bukristo bwe busa n'ubucogora. Ndumva twese tujye tugera mu bihe nk'ibyo ngibyo, cyane cyane ko koko yari atangiye gukomera, atangiye kuba umusitari, nuko rero akajya buri ahantu asengera, hageze agasanga abafana barahari, mbese akabura uko asenga. Twabonye yuko byamubujije amahoro. Ibyo rero byerekana ubusabane yari afitanye n'Imana, kugeza ubwo iyo adasenze atuje ari kumwe nayo aba yumva bimubujije amahoro, bikamubuza neza ku buryo hari aho twaganiraga akambwira ati purizo hari aho yamfashije, kuko pe hanze hariya nari ngiye gusara, ntabwo nari nkihumeka, ahantu hose wasangaga abantu bantangatanga, ugasanga rero na bwa busabane bwe n'Imana kuko bubaye nk'ubuhungabana. Nyagasani rero nahabwe ikuzo, kuko Imana iturusha iyo iba ifite uko yabiteganyije kera cyane. Rimwe na rimwe twebwe ntitubone yuko wenda no muri bya byago bitubayeho hari umukiro wacu, ariko nyamara Nyagasani yaramaze kubishyira muri gahunda ze. Ni nako bimeze rero ku bantu muri iki gihe mu Rwanda bari mu bigeragezo bikomeye. Ubwo ndimo ndatekereza abantu muri iyi minsi rwose ubona yuko Roho Mutagatifu yahagurukije pe, nta kintu kiri kubakanga. Ubwo ndatekereza wa mumama witwa Yvonne twitiranwa, niba hari abantu muganira muzababwire ko bintera ishema kwitiranwa nawe. Uriya mumama rero ejo mu gitondo nari nabonye amakuru yuko umwana we bamushimuse. Icyakoze nongeye kubona andi makuru yuko umwana yabonetse. Imana nishimwe cyane. Ariko ikintu cyari cyankoze ku mutima cyane, mbese sinavuga ngo wenda ntabwo umuntu yavuga ngo byaranshimishije, kubera ko iyo umuntu arimo kuvuga ati umwana wanjye yabuze, ntabwo wenda iby'ibyishimo bipfa kuza, ariko ntiwabura kuvuga uti kumva akantu sinzi ukuntu nakita mu Kinyarwanda, kishema, tuvuge ishema, kishema, kuko yaravuze ati uyu munsi n'umwana wawe, ejo n'umwana wundi. Ariko nongera haravuga ati igihe Kizito apfa, iyo twese duhaguruka, ahari uyu munsi hari ikintu kiba cyarahindutse. Ikindi kandi akaba akomeje gushyira ikiganza cye kuri Bibiliya, akavuga ati hano hari umutware wanjye. Nubwo bari bamutwariye umwana, ntabwo byamubujije kuguma kuri Yezu, ariko kandi agakomera ku byo arimo kuvuga. Biragaragara rero ko ari Roho Mutagatifu urimo kumukoresha nk'uko yakoresheje Kizito, nk'uko ashobora gukoresha nawe muvandimwe. Tube disponible mu mitima. Burya ngewe ntekereza yuko ikibazo ari disponibility y'imitima yacu, kuko ejo bundi nabibabwiyeho ukuntu Yezu aba ashaka kudukunda, ariko akenshi ngo ntabwo tuba tubishaka. Rero tube disponible. Roho Mutagatifu ashobora kuza akadukoresha byinshi cyane, nk'ibyo arimo gukoresha ba Yvonne, nk'ibyo arimo gukoresha n'abandi bavandimwe bari hariya hepfo. Ejo rero nari nagize agahinda cyane, mbabajwe n'ikibazo cy'uriya mu mama, ariko si nawe wenyine, hari n'urubyiruko ruri mu bibazo muri iyi minsi. Hari umwana nanjye nzi kuko nkunda ibisigo bye witwa Bahati, nawe ngo wabuze. Mbese twe kwinjira muri ibyo bintu cyane, ntabwo ari byo biba byatuzinduye hano, wenda tuba dushaka kwiyumvira icyo umutagatifu wacu
atwigisha ku bijyanye n'imyitwarire y'ubu buzima tugezemo, kuko tugeze mu bihe bikomeye cyane. Ngewe uko mbibona, ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye cyane, tudashobora kurenza amaso uko twabigenza kose, keretse niba tutari abakizito. Niba tutari abakizito dushobora kubyirengagiza, dushobora kubyihorera twigira abantu ntibindeba, ariko niba turi abakizito, kizito twabonye yuko nta kintu yirengagiza, ibintu byose bireba mu maso, akabireba uko biri kandi akabiha amazina yabyo. Ni ukuvuga rero ngo niba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, wenda ngenda avuga iby'u Rwanda, ahandi ntabwo nzi uko bimeze, ariko niba hari akarengane, hakaba hari ibibazo bimeze kuriya, ntabwo dukwiye kubirenza amaso. Impamvu rero mbibabwira ntabwo ari ukubabwira mu buryo wenda bwa politiki, kuko niyo yayo na Kizito nuko nguko byari bimeze. Ntabwo ari ukubabwira wenda ngo nimuhaguruke mujye mu mihanda, hoya. Ntabwo ari ukubabwira wenda ngo nimuhaguruke mwifatanye na Yvonne, oya. Ngewe icyo nshaka kubabwira ni ukubabwira ngo nimupfukame musenge, kuko nitudasenga turaruraye. Nudasenga ntabwo umutima wawe uzabona ingabire yo kwiyoroshya. Umutima rero utiyoroheje ntabwo Roho Mutagatifu awuturamo. Roho Mutagatifu nataguturamo ntabwo uzamurikirwa ngo umenye aho ugomba kwerekeza muri ibi bihe bikomeye. Mupfukame rero musenge, bakizito nkunda, bavandimwe banjye, nimureke dusenge. Ababishoboye nimushaka mwambare n'ibigunira. Ejo ni ukuri naravuze nti iyo ntaza kugira umuryango muri iyi minsi, kuko nawo Imana yarawumpaye kandi ngomba kuwurengera, mba mfunze ibintu byose, nkagenda nkajya kureba ahantu nifungirana, ni ukuri nkapfukama nkasenga, nkamara iminsi ingahe nta muntu mbona, ndi gusenga, ndi gusabira igihugu cyacu, kubera ko ahantu bigeze ni ibintu biteye agahinda cyane. Nuko rero bavandimwe, dusenge cyane kandi twizere cyane, twizere ko Imana iri kumwe natwe. Nta kintu na kimwe kinyura mu myanya y'intoki ya Nyagasani byose ababizi, ababibona, ariko kandi imigambi ya Sekibi ishobora kwicwa n'amasengesho yacu. Ntabwo ko tuzasenga ngo nitumara gusenga ngo twumve yuko ibintu ntabwo byabaye, kubera yuko Imana yari igiye kureka ngo bibe, cyangwa yari igiye kubikora none irabihagaritse. Hoya, twebwe amasengesho yacu icyo azakora ni ugupfubya imigambi ya Sekibi. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga tutisengesheje. Akandi kantu rero nashakaga kugarukaho muri aka kanya ni uko muri iyi minsi mfite akazi kenshi cyane. Hari abantu rero banyandikira wenda bakabona sinsubije rimwe na rimwe, nako si rimwe na rimwe, niko mbigenza. Ntabwo njya nsoma message iyo mbona ntafite umwanya wo guhita nyisubiza, kuko nyine nshobora kuyisoma nkabona simbashije guhita nyisubiza, finaloma nkibagirwa kuyisubiza, noneho ubwo simbe nsubije umuntu. Bantu rero mwanyandikiye mukaba mubona ntari kubasubiza, mukuri munyihanganire, ntabwo ari ukubirengagiza, ahubwo muri iyi minsi murabibona kwitegura uyu munsi wo kuri 17 wongera akazi, byanyongereye akazi. Rero ndi mu kazi kenshi cyane, ntabwo mbasha kwita kuri telefone. Yego bavandimwe beza, rero ikindi kintu nashaka kubabwira ni kijyanye na noveni. Ndabashimira, nabonye ko turi kugendana neza rwose muri noveni no kuri YouTube, abantu barayitabira. Ntabwo bayitabira cyane wenda nko kuzi n'imbuga nkoranyambaga zimaze kumenyerwa, ariko ngewe iyo nabonye abantu 50, 60, 80, 100 babirebye, ni ukuvuga ko baba basenze, ngewe biranshimisha cyane, kuko n'umwe sinamwishakira ngo mwibonere. Nshimira Imana rero iyo mbonye abo bose bakurikiye ibyo twakoze, cyane cyane nka noveni, kuko ari isengesho kandi rikomeye, biranshimisha cyane. Icyo rero nashaka kubabwira ni uko muri weekend kuwa gatandatu no ku cyumweru, murabizi ni iminsi ngewe ingora cyane, kuko mba ndi kumwe n'umuryango, kandi murabizi mfite umwana mutoya. Umwana mutoya rero ntabwo namujera ngo njere na bene ibi bintu, kubera izo mpamvu noveni muzayibona nk'ibisanzwe, ariko azaba ari video isanzwe. Ndumva nzayiprograma ku buryo izajya ijyaho kuri ariya masaha nyine nababwiye, ariko izajya ihita ijyaho nka video, ntabwo izajya ijyaho nka live nk'uko muri iki cyumweru twabigenje. Noneho kuwa mbere tuzongera tugaruke kuri live. Ubwo rero nibyo ngibyo nashaka kubabwira. Nimubona video igiyeho gutyo gusa bikaba birarangiye, ntimuzagire ngo mbese nyine muzumve ko ari bisanzwe, kuko mbateguje. Nuko rero tugende mu isengesho, nuko tugiye kumva icyo Nyagasani atubwira muri uyu munsi, mu gika cy'uyu munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.
ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho Kizito yavugaga akiri muri gereza buri munsi. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinciye imica n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya, umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Yezu Kristo nakuzwe iteka ryose. Rero bavandimwe, tuvuye mu isengesho, tumushimire kandi dushimire uhoraho kuko akidutije ubuzima. N'uyu munsi turahumeka, uyu munsi twabyutse tubumbura amaso, turahaguruka birakunda. Imana rero nisingizwe yaduhaye iyo ngabire, kuko ntabwo ari bose muri iyi minsi bayifite. Nta si no muri iyi minsi niko byanye bimeze, buri wese afite igihe cye, ariko iyo twongerewe iminsi biba ari ibintu by'agaciro, kuko tuba tubonye umwanya wo kongera kwitagatifuza neza, kugira ngo igihe cyacu nikigera kizagere twiteguye. Iyo ngabire rero tuyikoreshe neza. Tujye gusoma igika cy'uyu munsi. Ejo twari tugeze aho umutagatifu wacu tubwira ko yari yarakaye cyane, arakajwe nuko umunyamabanga wa FPR yamututse akamwandagaza, ndetse akanamubwira ngo nsohokera mu biro. Ibintu nk'ibyo ngibyo bibi cyane, nuko akarakara cyane, akavuga ati njyewe nta nubwo nigeze ndakara mu buzima bwanjye gutya. Ibyo rero nibyo twakuyemo isomo ejo. Turavuga tuti burya abatagatifu nabo bajya barakara. Ese ubundi kurakara buriya si icyaha? Kuko hari ukuntu abantu b'Imana dukunze gutinya bene icyo kintu. Wajya kurakara uti toka dayimoni y'uburakari, ariko nyamara hari igihe aba ari ngombwa. Ubu rero hari abatagatifu bagiye babitwereka. Abapadiri Pio bajyaga barakara cyane. Hari abantu Padiri Pio rwose ngo yirukanaga kumwe, kuko we yabashaga, yari afite ingabire yo kureba mu mitima y'abantu, ukaza kwicuza ibyaha utabikuye ku mutima, ukaza ari ukuryarya uvuga uti cyangwa se njya kureba n'uwo mutagatifu dawe yaba avuga ngo mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Bene abo rero Padiri Pio yabakoreraga ibintu bikomeye cyane, yarabirukankanaga akabashushubikana. Na Yezu ejo twabonye ukuntu mu ngoro yasanze abantu barimo gucururizamo, akarakara cyane, agatera imigera, akajugunya ibintu hasi, kubera yuko iyo izina ry'Imana ritutswe mu buryo ubwo ari bwo bwose, abatagatifu cyangwa se n'Imana ubwayo, umwana w'Imana ararakara, abatagatifu bararakara. Natwe ntitugatinye kurakara igihe tubona yuko ibyo duhuye nabyo atari ibihesha Imana icyubahiro. Uyu munsi rero turakomereza aho ngaho twari tugeze ejo. Nari narasomye cyane kandi narumvise byinshi ku bijyanye n'uko FPR itubahiriza uburenganzira n'ubutabera, ariko buri gihe nari narirengagije kandi nkarwanya ibyo bineguro. Nibwiraga ko udashobora gukiza abantu hanyuma ngo uhindukire ubakandagire. Uwo munsi nabonye ko ubuzima bw'Abanyarwanda cyangwa abarokotse Jenoside ntacyo bubwiye FPR, ko icyangombwa kuri yo ari inyungu zayo gusa. Nyuma y'umubonano wampungabanyije bihagije, nahamagaye umuntu ukomeye cyane kandi usanzwe unshyigikira cyane, Madamu Inès Mpambara. Ni umuyobozi mukuru mu biro bya perezida. Ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 30, ugira ubushake bwizana n'umurava. Ntiyajyaga asiba ibitaramo byanjye. Yakundaga rwose indirimbo zanjye, cyane cyane Twanze gutoberwa amateka na Ijuru riba ruwariraye.
ni umuntu wa hafi cyane ya perezida, madamu wa perezida na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Louise Mushikiwabo. Ni umuyobozi w'ibiro bya perezida ukunda kunsetsa iyo duhuye mu birori by'igihugu akambwira ati Kizito, bityo waranyibagiwe pe, nta n'ubuhamya bugufi kuri telefoni. Nanjye nkasubiza nti madamu, ntabwo nshobora kubikora. Bavandimwe beza rero, igika cy'uyu munsi naho ngaho kirangiriye. Twumvishe ibya Inès Mpambara, nawe atangiye kuza. Uyu mudamu yarambabaje cyane kuko iyo umuntu w'umudamu ngewe ntabwo nzi, wenda hari bishobora gutambuka nabi bigasa n'ibitambutse nkaho ari uko numva yuko abagabo bashobora kuba abanyabyaha, abagore nibo abanyabyaha cyane. Ariko hari ibintu umuntu w'umudamu akora bikakurenga ukumva, kubera ko ubu ngubu ahari kuko nabaye umubyeyi, nzi icyo bita kuba umubyeyi icyo ari cyo. Maze kumva amarorerwa uyu mugore yakoze, naravuze nti nizere ko atari umubyeyi, kuko ubaye warabyaye ugakora ibintu nk'ibi ngibi, kandi niba Kizito avuga ko yari mu myaka 30, mu by'ukuri barananganaga. Wenda yari muri iki gihe Kizito yari mutoya ho gatoya. Ariko uko namubonye muri iyi minsi hashize imyaka myinshi cyane, rako nabonye ashaje. Amafoto nabonye abantu basohora nabonye ari nko mu myaka nka za 50, kandi hashize imyaka 10. Byashoboka da, nibyo imyaka hafi 20 igiye gushira, byashoboka. Nuko rero bavandimwe, uyu munsi turakuramo irihe somo? Uyu munsi isomo ngira ngo dukuremo, ndagira ngo twige kutaba imbata z'iby'isi. Kuko uyu mudamu biragaragara yuko impamvu ngira ngo tumugarukeho nyine aba ari we dukuraho isomo uyu munsi, nuko uyu munsi nubwo tubonye ko ari umwana mwiza kuri Kizito, ariko kandi tuzabona yuko ari nawe bamutoteje cya gihe ngewe nibura Kizito yarabinyibwiriye, ntabwo nibuka mu gitabo uko byanditsemo, ariko Kizito yambwiye yuko ari mu bantu bamutoteje bikabije. Baramutoteje, aramusuzugura cyane nyine, rwa rukundo rwose mubona rurangaha. Nyabusa nta butumwa bugufi ujya unyoherereza, akamutega amatwi akumva ibibazo bye. Mbese nyine uru rukundo rwose sinzi ahantu rwagiye. Ibi rero babyita kuba imbata z'iby'isi. Ukagera ahantu ushobora guhemukira umuvandimwe, ushobora guhemukira bikabije bikomeye, kugera no ku rupfu umuntu wakundaga, kuko biragaragara ko yamukundaga, ngo ntiyasibaga ibitaramo bye, yari afite indirimbo ku buryo bw'umwihariko za Kizito yakundaga. Igihe cyose iyo yamukeneraga, ejo tuzabibona ukuntu yamwakiriraga muri resitora ngo ya VIP ikomeye cyane, kandi ngo akamutega amatwi rwose. Akenshi ibibazo bye akabikemura. Ariko bigeze ahangaha, bigeze aho rukomeye, bigeze aho FPR ubwayo ivuga iti uyu nguyu yabaye ikigarasha, dore ko ariko bita umuntu wese uvuze ibitagenda cyangwa se ugerageje kurengera inyungu rusange mu buryo butari ubwabo, nuko nawe ahita ahinduka, ntiwamenya ko ari wa wundi. Ibi rero babyita kuba imbata z'iby'isi cyangwa se imbata z'ikibi. Ikibi rero gifite imbaraga. Mutagatifu wacu yarabituririmbiye ngo ariko nubwo gifite imbaraga, dufite umukiza wadukijije, wagitsinze. Ejo mumbabarire kiriya kibazo cyuriya mu mama nenge kuvuga ngo cyankomerekeje cyangwa se cyampungabanyije, simbizi, nababaye cyane, kuko mbona yuko abagizi ba nabi batiteguye na busa kugarukira Imana. Ariko twebwe dukomeze tujye ku masengesho, nzi neza yuko Imana ifite umugambi kandi mwiza kuri twese. Ubwo rero ejo igihe nari ndimo kubisengera, mvuga inti Nyagasani, ko mbona ubugizi bwa nabi, ubugome, kukugomera, kwangana, mbese ibyo byose bibi cyane, ko mbona byanga bigakaza umurego. Ubu rwose bimeze biti. Nyamara Nyagasani, nubwo nyine ndimo gusenga, numvise yuko mu by'ukuri, kuko ikibi kirasakuza cyane buriya, kubera yuko wenda tubona yuko mbese ni ukugira ngo wenda tugire ubwoba cyangwa se tugiye gute, ariko tubyumva vuba. Ibintu bibi cyane duhita tubyumva vuba, tugahita tubyakira vuba, bikaduhungabanya rwose bigakunda. Ariko ni byiza, ntabwo ari uko biba bibuze.
tujye tugerageza rero kureba ibyiza, tugerageze kureba ibiri pozitifu. Ikindi nabashije kumva ndimo kuzirikana, ndimo gushengerera, ndimo kubaza Yezu, nuko nabashije gusobanukirwa yuko igihe cyose iyo hagiye kuba impinduka zikomeye, abantu benshi, umubare munini w'abantu uba ubona bari ku ruhande rw'ikibi, ukaba ubona rwose ibyiza batanabibona, ukabona mbese basa naho bahumye amaso. Natekereje rero igihe Yezu nyine koko bamutotezaga, bakamubeshyera, bakamutuka, mbese bikava no kuri violence psychologique, noneho bakanamukubita, bakamwekoreza umusaraba, bakamwica, bakagera aho kumwica urw'agashinyaguro. Uko tubizi, umubare munini w'abantu bo muri kiriya gihe, uko tubibona mu byanditswe bitagatifu, tubona yuko ari wa wundi wavugaga ngo nabambwe, abenshi nyine nabavugaga ibyo ngibyo. Ukavuga rero uti ko abenshi bavugaga ibyo ngibyo, umuntu w'umukristu nka ba Veronika, ubwo ndavuga umukristu nyine umuntu wakundaga Yezu, nk'uko natwe ngubu tuvuga ngo umuntu w'umukizito ni ukuvuga ngo umuntu wakundaga Yezu, wabonaga ko Yezu arimo kurengana, wabonaga ko Yezu ari umwana w'Imana muri kiriya gihe. Twavuga yuko yari afite umutima umeze ute muri iki gihe? Muri kiriya gihe yari afite umutima umenetse cyane. Ko twagira rero imitima imenetse muri iki gihe ni ibintu bisanzwe cyane. Tuyiture Imana imitima yacu imenetse. Kandi abantu turebe imyitwarire bari bafite, abantu bari bafite imitima imenetse muri kiriya gihe, ntabwo ari uko wenda bishyize hamwe n'ubwo bari bakeya ngo bajye mu muhanda ngo bagire gute. Ntabwo ndimo kubabuza kuba mwajya mu muhanda niba mwumva ari byo Roho Mutagatifu bahamagarira. Ngenda basaba gusa gutega amatwi imitima nama yanyu, kandi mugakurikiza ibyo imitima nama yanyu ibahatira gukora muri iki gihe, kuko tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe abantu bagomba gufata position, ukavuga uti iki ni kibi ndacyanze, iki ni cyiza ndagishyigikiye. Nuko rero abantu bo muri kiriya gihe bari bakeya cyane, kandi uko tubona imyitwarire yabo, usibye ko bari bishwe n'agahinda gusa, ngewe nakomeje kubona image ya Veronika, wa wundi wafashe igitambaro agahanagura Yezu mu maso igihe yari yatutubikanye, amaraso yamuhinduye isura, ibyuya, umukungugu, amacandwe y'abamutukaga, iki byose nuko afata igitambaro cye aramuhanagura mu maso, maze Yezu nawe amuha impano yo gusigarana ifoto ye muri icyo gitambaro. Ba Veronika rero muri kiriya gihe, ba Bikira Mariya ntabwo bari benshi cyane. Niyo mpamvu natwe tudakwiye guterwa ubwoba nuko abagira ubutwari bwo kuvuga ibizima, bwo kuguma ku Mana, bakavuga ati nyamuneka mureke dukorere Imana, mureke tureke amahano, mureke iki, ntiduterwe ubwoba nuko ari bakeya. Ejo ndimo kuzirikana, naratekereje nti ariko Nyagasani, nubwo abari bagushyigikiye muri kiriya gihe bari bakeya, ntabwo byakubujije kuducungura. Haleluya, twaracunguwe. Buriya Sekibi yabonaga abantu bose bahagurutse ngo nabambwe, bamutuka, bagira gute, nyine Sekibi arimo kubakoresha, akavuga ati nagitsinze, akumva yatsinze. Ariko Yezu yagiye ku musaraba, ageze ku musaraba arapfa, aramanuka ajya mu irimbi, aragenda ajya ikuzimu, yambura shitani imfunguzo, shitani biramuyobera, azukana ishema n'isheja, araza nyine n'abandi bose Sekibi yari yarafungiye hahandi, bose aragenda arabafungurira. Haleluya. Iyo rero tugeze mu bikomeye, tukabona abagira ubutwari ni bakeya, tukabona abo Roho Mutagatifu ahagurutsa ni bakeya, ntibikadutera ubwoba. Ntabwo biba bisobanuye yuko twatsinzwe byarangiye, ahubwo byose biba biri mu gushaka kw'Imana, kandi Yezu yaratsinze kiriya gihe, ntabwo azabura gutsinda n'uyu munsi. Twebwe rero icyo dusabwa ni iki? Tujye ku mavi, kuko nitugera ku mavi, hariya ku mavi niho tuzatsindira. Isengesho bavandimwe,
aya mavi yacu nashaka koboke, nashaka agira gute, tujye ku isengesho, dusenge tutisengesheje, kuko ibihe tugezemo birakomeye. Nitumara gusenga rero imitima yacu izafunguka. Nibyo mbabwira, dutega amatwi imitima nama yacu. Imana itubwira mu buryo butandukanye, ishobora kuza ikakubwira mu mutima, ikaguhatira ikintu ukumva kirimo kiragusunika, ukumva Imana ibirimo kukubwira. Haleluya. Wowe gusa ujye ucunganwa no kureba yuko nta tegeko ry'Imana ugiye kwica. Wumve niba icyo kintu kirimo kugusunika kitari kukubwira ngo ariko ngo genda wice mugenzi wawe, ngo ariko ngo beshyira mugenzi wawe, ngo ariko ngo tukimana, ngo tukizina rihoya. Nitwumva ibyo ngibyo, natwe tuza amategeko y'Imana, twumve ko ibyo bitavuye kuri Nyagasani. Ariko niwumva Imana irimo kugusunika, jya kureba uriya muvandimwe, niba banakubwiye bati haguruka ujye mu muhanda, simbizi, niba banakubwiye bati haguruka uvugire bagenzi bawe, niba Imana ikubwiye iti komeza usenge, guma aho ngaho, ambara ibigunira, ambara ibicwambagara, agira gute, dutege amatwi imitima nama yacu, kuko nta gihe Imana ntekereza yuko itubwira kurusha iyo turi mu maganya, turimo kuyisaba ngo igire icyo ikora. Kandi rero ntitugire ubwoba, kuko ikibi gifite imbaraga, kuko sekibi afite imbaraga, ntitubisuzugure. Kandi afite amayeri menshi cyane, kandi afite uburyarya bwinshi cyane, ariko ibyo ntibidutere ubwoba, ariko ntitunabisuzugure, kuko kubisuzugura niko gutsindwa kwacu. Tumenye yuko imbaraga, amayeri, uburyarya, ubugome, ibyo byose abiturusha cyane. Icyo ataturusha ni ukuba abana b'Imana. Haleluya. Turi abana b'Imana. Imana rero izaturengera kuko turi abana bayo. Ariko bavandimwe, mwoka byaramwe, dusenge tutisengesheje. Uyu munsi rero ndumva ari ahangaha nagarukira. Isomo ry'uyu munsi nashakaga kubabwira ngo twe kuba imbata z'iby'isi, nk'uko uyu mumama yabaye imbata, akaba inshuti ya Kizito, akamushyigikira uko ashoboye kose, ariko finalma akaba yarabaye umwe mu bamutoteje cyane. Twe kuba imbata z'iby'isi. Uburyo bumwe rero bwo kugira ngo tutaba imbata z'iby'isi nta bundi, kubera ko tumaze kubona ko sekibi ari umunyamayeri cyane, kandi afite imbaraga nyinshi cyane, kandi afite ubugome bwinshi cyane. Nta kindi gishobora kumudukiza usibye kujya ku mavi tugasenga. Iyo tugiye ku mavi rero tugasenga, ntabwo ari uko Imana ikora ibyari byayinaniye, ahubwo twica imigambi ya sekibi. Imigambi ya sekibi iburiramo. Nuko rero bavandimwe, reka ndekera ahangaha, nsaba umutagatifu wacu gukomeza kudutakambira kuri Nyagasani, kugira ngo ibyo mbona bishobora kutugwirira muri iyi minsi, niba bishoboka Yezu aturenze iyi inkongoro, ariko habeho ugushaka kwe. Nyagasani rero atugirire neza, atugirire ubuntu. Umutagatifu wacu akomeza dusabira ubutitsa. Umubyeyi Bikira Mariya akomeza tubundikire mu gishura cye, nawe adutakambira, kuko tuzi ko adukunda cyane kandi yifuza umukiro wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.